Ndi live. Urashaka nayo magemu yawe. Game nazivuyemo natangiye inkuru. Iyi nkuru ya Mutesi Jolly iteye ubwoba. Nukuvuga ngo hano abantu mushyira muri request ngwino kuri live. Ngwino kuri live. Rekanze. Ngwino live. Bakorera gutayo. Muze kuri live. Muze kuri live. Muze kuri live. Banyarwanda kazi murabizi muvuga ururimi rumwe nkinka. Muze hano batema inkuru. Jesus. Mushyira muri request mutapinge. Mushyira muri request. Guys, we hebben een 2000 om te winnen. Mushyire muri request. Mushyire muri request banyarwanda. Get out to here. Get out to here. Toka. No. Get out to here. I wanna play. Toka. Toka. Kumanyeko. Mutapinge screen. Ntabwo nshaka gukina ngiye kubabwira inkuru. Bintu birakaze mutapinge screen mushange. Kenzo uriye ko ntakubona. Kenzo nk'umuntu nzi uvuga igiswahili someye inkuru. Ndasomera inkuru. Nsomera iyi nkuru kandi translate mu kirundi. Ndai translate. Eha. Haya waombea. Ndawaramutsa Abanyarusaku. Wanyarusaku wenzangu. Njoni. Wanyarusaku wenzangu. Ngwino hano. Kuna siri gani kati ya Wasukuma na wanawake weupe? Hari ibanga nyabaki ku Basukuma n'abakobwa b'inzobe. Awambea ni injajwa. Wambea ni injajwa. Komeza. Mutesi Jolly bamutaye ibishanga. Zandani Kaba. Zandani n'amakuru. Yashatse kuvuga amakuru. Dada wa Rwanda. Umukobwa wo mu Rwanda. Kahachwa yahebwe na uzuri wake kudadadeke. Umukobwa wo mu Rwanda yahebwe n'ubwiza bwiwe kudadadeke ni gitutsi. Ntazi ico gisobanuye. No, kudadadeke ntabwo ari gitutsi. Ni gitutsi? No, kudadadeke ntabwo. Kudadadeke ni gitutsi. Kudadadeke ntabwo ari gitutsi. Ni gitutsi gafa. No, ntabwo ari gitutsi komputere. Ikibazo ntabwo muzi gutandukanya ibitutsi n'amaslang. Ni slang. Ni slang ariko cy'igitutsi bro. Kudadadeke ya ni slang ariko ntabwo ari gitutsi cyo. Ariko y'igitutsi. Yago, komeza. Kandi nyuma ko wibuke ko igiswahili ko kigera i Burundi cyamanje mu Rwanda kwitwa n'inkuba. Kareka nta mu Rwanda. Komeza. Kaka kapata chombo cha kizungu. Umuhungu yaronse icombo c'umuzungu. Yashatse kuvuga ko umugabo wa Jolly yabonye umugore w'umuzungu. Sijora kimugote. Komeza. Atakayajua Eko twaye Kiswahili kirakomeye kirananiye gusoma. Reka mbibasomere ibintu biroroshye. Ibintu bindi for you. Hano reka nze mbibasomere nabibasobanurire kuri uyu Burundi uraho ngaho. Ziba. Reka nze mbasomere sha. Muze mwumva byabaye kuri Mutesi Jolly. Inkuru iragira ngo
ubundi uyu ni influencer wo muri Tanzania bita Juma Lokole yagize ngo haya wambea wenzangu njoni. Urimo kunyumva injajwa ngenzi zanjye cyangwa abanyarugambo bagenzi banje nimwigire hino muzana agasonga bugari mugani wa jihadi. Kuna siri gani kati ya Wasukuma na wanawake weupe? Ni irihe banga riri hagati y'abagabo abasukuma n'ubwoko bw'abatanzania? Ni irihe banga riri hagati y'abasukuma n'abakobwa b'inzobe? Urukunyumva? N'abakobwa b'inzobe. Hanyuma hano aravuga ngo munyihaganire gato. Hanyuma hano aravuga ngo hari irihe banga hagati y'abasukuma n'abakobwa b'inzobe? Wunyumve? Ashyiraho akabazo. Aravuga ngo zandani kaba amakuru yo mu nda y'isi, amakuru y'ibanga. Urukunyumva? Dada wa Kinyarwanda kaachwa na uzuri wake kudadeki. Yes. Umukobwa w'umunyarwanda gasiya bajugunye hanze yaretswe cyangwa bamaze gutandukana nawe. Kudadeki niho kuvuga ngo kudadeki ndashaka sinzi ijambo igitutsi Godfa. Ntabwo ari igitutsi kudadeki niba ngo kudadeki sinzi kudadeki ndaza kubisobanura ariko ntabwo ari igitutsi ko nk'igitutsi harimo ni igitutsi kirimo gutangara ariko nyine kirimo no kuvuga no Godfa kudadeki ni nka kumama yako. Kudadeki. Yes. Urukunyumva? Hanyuma noneho aravuga ngo urukumva dada wa Kinyarwanda kaachwa na uzuri wake kudadeki. Umukobwa w'umunyarwandakazi bamwanze n'ubwiza bwe kubitwa n'inkuba. Kambivuge gutyo. Dukomeze. Arakomeza. Kaka kapata chombo cha kizungu. Musaza wacu cyangwa umuvandimwe yamaze kubona icyuki cy'umuzungu. Icyuki cy'umuzungu ari kuvuga ngiki tayari rugumi. Ariko uyu muzungu rukora agafoto ka Jori kahahisha afite amaninyo nawe. Mwumve neza munyumve. Kizungu atakaye wajua wasika atakaye wajua wahusika namtumia 20,000 wahusika. Nuvuga ngo uza kumenya aba bantu wahusika cyangwa abanyiri inkuru cyangwa ababirimo ni nko kuvuga ngo ushaka kumenya amakuru kuri uyu mukobwa w'umuzungu aramuhereza 50,000. Rwanda na uzuri wote kumbe hakuna kitu. Abanyarwandakazi n'ubwiza bwabo kumbe nta kintu kirimo, ntabwo baryoshye. Nuko inkuru irangiye. Tugende gakeya cyane. Nukuvuga ngo nimwistegereza muri iyi foto ahangaha uyu ni Rugumi umugabo wa Mutesi Jolly. Turashize. Game over. Ndakwibutsa ko uyu mugabo afise application iba muri Android atangira amakuru ariho yatanze mu kwinjirayo batanga amadolari 15. Ndabizi. Tugende gake cyane twumvikane hano. So niba turi kumvikana hano tugende neza cyane. Mutesi Jolly bamutaye ibishanga. No genda gakeya we ntabwo ari habararye. So twagiye gato hano sasa. Inkuru igeze aharyoshye abantu kandi abantu bamaze kuhagera. Abantu muri hano muranga mutapinge screen. Ngiye kumuhamagara. Turashize. Ugiye guhamagara. Bangana baza bakuru. Ugiye guhamagara ndi Godfa. Ntawe ndya kwanyina. Ndamuhamagara. Urukunyumva? Ariko kambaza ubundi. Urukunyumva? Ubundi Mutesi Jolly yigeze yemera ko akundana n'uyu mugabo mu ruhame? Oya. Uretse inyana y'imbwa. Iyi nyana y'imbwa iravuga gutya ishingiye kuki? Uyu Mutanzania? Abivuze kubera bifise amakuru. Nahise niwe wagiye kumubwira ko bakundana?
uravuze abivuze kubera bafise amakuru yoba yarababonye yababonye bari kurongorana ibyo nitumenye ntawe dutomeye no se mu Tanzania uravuze so mu Tanzania uyu Juma Lokole none Juma Lokole ko ari mu Tanzania we azi ko Mutesi Jolly yaryamanaga cyangwa yakundanye na Ntuza none se igihe muzana amafoto ya Jolly na Rugumi bambaye ibirato bisa bambaye biki uyu mu Tanzania yarahari none Mutesi Jolly ibyo atigeze yemera ku karubanda muramushinja kwa mutaye gute kandi batari tutageze tubona bakundana ntabwo bakundanye se uretse wabihamya Doruka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane ndamure n'abantu umeze mu byihorere Doruka saza baretse namukubita Igo nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane Wese uko natse ukiri muto we oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenye Wese umugambi Imana ubaye oya mana yanjye Mana wowe ukunzi nagenda nkiri muto kujya Doruka mwana ukiri muto cyane uburetse gato mwabyumvishe inkuru ntabwo ngiye kuyisubiza inyuma donde twigire mu ya Mutesi Jolly oya subira inyuma urabyumvishe subizamo kandi nongere gasubizemo yego kanze kusubizemo kanko nongere gasubizemo banza uvanemwo Jolly na Rugumi mbemba tubanze Jolly Rugumi dusubizemo Jolly cyangwa tubanze nde hagati ya Rugumi n'uyu nguyu reko Jolly ndaza kumugarukaho nyuma tubanze abo ngabo aba abo ngabo ngaho kina twumve baba ngize ubwoba ariko ndapfuye gitare cy'amahanga uretse gato Jesus reka tubanze uyu wa mugani nibyo biryoshye mutapingi hari indi bari kumpa mwihangana amakuru Kenzo ngiye mbonye amakuru mbagize ubwoba ariko subizamo ako kantu wari ukinye yebagabo aka kanya baragakoze rega turi seriye Yesu ni seriye turakomeye ngo nakanya baragakoze yego sha aka kanya bahejeje gukora aka kaboro goto nasize ibyo yanditse sibyo yanditse ra ndagushimiye ndi kukubaza ntabwo ari byo yanditse nibyo yanditse kandi ari amagambo yanditse arakomeye akomeye ate ari amagambo yo hasi ni amagambo akomeye musharing live ngiye guhamagara aba feministe reka nongere ngakine ahubwo bazane bavuge munda ndabazana bakine bavuge ubazane bavuge kabisa ari amagambo yanditse hasi arakomeye hari ahantu mwe mutigeze mwumva nshaka kugira ngo twumve ahavuga kuri mugabo yamuturubikaga ntagira ate simubashye mutega amatwi umwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzawurebe nanjye ntuzashaka oya reka n'abantu umeze Doruka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto
Yego. namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane Namukubita nafata inkoni nkamucira mwumve Wese umugambi Imana ubayeho oya mana yanjye umva hano mutega amatwi dore ka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane yo uzaba uretse oya reka mwabantu meze mubyihorere dore kazaza baretse namukubita Golf agira pose gatoya nkamucira Sukora tukiri muto oya ngiye reka ngaho Golf agira pose gatoya mwana ntuzashaka ukiri muto cyane ahita araseka wa mutipe yakubwiye ko uyu uriya mugabo ngo atajya arangiza uretse ibyo ndakubujije nyamara iyi interview muyikurikirane neza uretse gato ngiye kumuhamagara Godfa uretse gato musharinge live abanyarwandakazi ibintu birakomeye ibintu bigize biti musharinge live ako si option ikawe ko yagiye burundu ndagirane option nambaye ubusa nkuko navutse nk'ubu ngubu telefone icitse wiki bro agatafari k'umukara kari hanze musharinge live nzi agaki agatafari kaze twakanukira ku mukabona reka ryame turaseki yobasha Dorokase inama nkugira nka mukuru wa nka musaza wa wumva kuntu bimeze subira uga praying Dorokase subira kwa muze ise wa Dorokase wa muri M23 ndabivuze umusore Dorokase ngo bamuri mu 23 niba ari byo ngo ni umusoda muri M23 ni inyeshamba kagenda najye umwanje warananiye Golf aga praying kandi buri ako kantu gakubiye nk'amagambo menshi ako gakubiye nk'amagambo menshi ngo kabira kumenya amagambo menshi what do you mean ayo magambo ariko arabwira mutoya wiwe asobanuye ibintu byinshi uburyo ari kuyavuga kadukine audio ari kuyavuga mwaseka my brother uretse gato mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane yo uzaba uretse oya reka mwabantu thank you meze mubyihorere dore kazaza baretse namukubita Yego. nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane Sukora tukiri muto oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenye Wese umugambi Imana ubayeho oya mana yanjye ikintu babwira nabwiye ko kano kagabo ni indyarya turashize niba muke bro niba ari mu buzima ukuntu uyu mutipe yisetsa kandi agaseka mu bintu bibabaje no Godfa no the way umukobwa ari karavugamwo umukobwa arababaye ntabwo ari ibintu bibabaje ntabwo ari ibintu bibabaje ni ibintu yahuye nabyo n'imyaka yiwe byamunaniye kwakira kandi biryoshe byamunaniye kwakira that's why ariko arabwira mutonya we ariko aramubwira yo ntuzashaka ukiri muto yeah that's true the way ariko aravuga mu story uretse gato ibyo avuze ngo gushaka ukiri muto numere ibintu kujera situation yire umva ukuntu ariko arabivuga my brother ariko araseka avuga nk'umuntu aryohewe ntabwo rero ikibazo urumva ko wowe uri kumva urumva ko ntabwo uramenya ikinyarwanda n'abanyarwanda ukuntu bavuga amana yanjye uretse gato hano umuntu abanyarwanda bavuga tega amatwi reka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane mureke mwumve oya reka mwabantu arababaye bro meze mubyihorere dore kazaza baretse namukubita Yego. nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane Sukora tukiri muto oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenye Wese umugambi Imana ubayeho oya mana yanjye uretse gato mana wowe ukunzi nagenda nkiri muto uretse gato ahangaha
urukumva twumvikane icyo mvuga hano ni iki ngiki tugende gake munyuve neza cyane ahangaha ibi ni ibintu byateguwe reka nze inkuru kugira ngo tuyivimuzi ntabwo ahangaha ntavuge ngo ni umugambi w'Imana umugambi wa Murindahabi wa Irene bamwita Sylvie Nsanga arajya bihure musharing live musharing live musharing live musharing live musharing live musharing live share this live aho bishoboka hose musharing live aranyitabye harya calling ibiri guhamagara biriko barahamagara uyu muntu unyoreje viewance anyoherereje iki musharing live sangaraje yanze kunyitaba kamugani ibi ngiye guhamagara yabaje kubihura ntabwo abihura aranyitaba uretse gato uyu mugabo yabonye uruja gusenya opi arihe opi ntabwo oya mwihangane gato hano nukurikira amagambo y'uyu mwana nani wa mugabo we tega amatwi wumve Turuka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane tega amatwi wumve uzabure oya reka mwabantu meze mu byihore nyamara abantu bazi ubwenge Akazaberetse. namukubita Iyo. namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane cyane Wese ukorera tukiri mutoya. oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenye Wese umugambi Imana ubaye oya mana yanjye mana wowe ukunzi nagenda nkiri muto kujya itangazo Idirisi yatandukanye na Irene Murindahabi niko bimeze abantu igihumbi mu nkurikiye twumvikane Irene Murindahabi yatandukanye na Idirisi bari barakoze ubukwe sorry bari bara nse golfa ire narongorana na Idrissa byagenze no nuvuga ngo Idirisi yakoze ubukwe na timu yande nukuvuga ngo uko tugendane twumvikane ibi bintu ababroga bara ibi bintu Jihad yarabivuze ibi bintu Dekatara bibabwira magakunyumva nahamagaye mu pasteur mukanya basobanuriye Korode twumvikane gato ego iyi bayita operation tumukwe turikumwe umva ya magambo urumva no magaye umva Turuka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto reka mbere yuko twumva ahantu kazazane opionika rihehe opionika vayo hano opionika ngwino opionika vayo hano vayo ase opionika rihe mwoka byaramo okay mureke mwumvi mutega amatwi mwumvi mubashe kubaho bro ibi bintu ariko aba feministe barihe uyu mwana w'umukobwa turakotinga uyu mwana w'umukobwa turaza kugita ko yarababaye kubera iki bahisemo gufata imyanzuro bageze muri Canada amakuru ambwira ko oh god have mercy amakuru yandi aravuga ko nguyu mugabo abantu muzamuka ariko mukore kuri goro ntabwo nzamura abantu babatindi ubundi kirazira kugira ngo uzamure kuri pana bakene ntabwo bikunda uyu mugabo umwana yemeye tugiye kuva inkuri muzi abantu batangiye kuzana amakuru ateye ubwoba uyu mwana yinjira mu kibuga cy'indege urukunyumva urinde hatagira umuntu uzana yago mu bintu bya Dorokazi ndapfuye ngo ndifata ko niyenje hano hari abantu bagira violence to
hano nuza kumva aya magambo ntegereje ko bampereza ahantu uyu mwana w'umukobwa yavuze ngo muri iki kiganiro bari kukankatira ngo uruza umugabo ukora ntarangiza umurimo. Thank you. Muri kumva ko kantu uyu mwana w'umukobwa ariko tugende gatoya erega ibi bintu nibaza gukurikirana bazi uyu mwana aruje imyaka y'ubukure yashatse umugabo afite imyaka y'ubukure Ego. Okay, ibi bintu biratangaje ariko hagati aho tuvuye aho Jesus God ariko nk'ikintu cyagize muri groupe kanze nyivemo hano hari ibintu by'ibigroupe by'ubugoryi barifitinga muri groupe bate Genda uje kuri profile yayo hamumanuke hasi urabona ahantu bakwereka kuyivamo. reka manze muri iyi groupe Batabagushize mu ya Odette. agra groupe uriya okay nayi kwitinze ingi nigendera katsindwa n'Imana ipu. So tugende gatoya abantu muri ahangaha rero ibintu bimeze bite inkuru ibyukiye imihanda imeze ite mfite inkuru ebyiri ku bantu muri kuri Twitter nabo namaze kugira abantu 100 erega na connectings mfite abantu 100 kuri Twitter dufite abantu 1000 kirenga kuri TikTok mureke mwumva inkuru kuntu iteye ahangaha inkuru iragira iti kunyumva uretse gato ugende gatoya nakoze inkuru iyi nkuru nakoze nubwo nzi ko ntawuza kunsubiza nakoze tweet mu kanya tweet nakoze nubwo mureba itigeze igira viewers zini ingaruka zo kutagira account iri active nk'iyi tweet mwayiri tweetinze niba mwemera ko abahanzi nyarwanda ariko sha izi singaruka nawe yayirengagije iyi tweet nagize nti murebe kuri dashboard nanditse ngo ndahamya ko abahanzi b'abahanga batereranwe impano zabo ntizitabwaho bakisanga mu kwiheba. Nyakubahwa Minister utuma twishima umwanya mugenera abahanzi baririmba ibitakaragasi ibishegu mwazigomwe agahe gato mukagenera abahanzi nka Bill Ruzima n'abandi nkawe akanya mukabaganiriza. Mbona abahanzi baririmba gakondo mwarabateye umugongo niko mbibona. Iki ni igitekerezo cya Godfather. Iyi Twitter abantu tubyemeranya ko abahanzi sindabona Minisitiri w'urubyiruko yegera abahanzi baririmba gakondo. Dore ngiyo video abayibaniye na babushari ari kumwe n'abandi baririmba ibitsina n'ibiki dukeneye ko abashinzwe umuco cyangwa abashinzwe abahanzi mujye mugira n'abantu bagakondo mukabegera. Ngiyo Twitter nayishyizaho hejuru ubwo ngubwo mugende muyirebe cyangwa abavuga ikinyarwanda ngiye by the way n'ikinyarwanda cyanjye ni igike muze kundebera muze kumbwira nibyo navuze ari byo cyangwa atari byo uwo bibangamira cyangwa mu bivugo ko mubyumva. Ngiyo Twitter aho hejuru icyo ni kimwe. Hagati aho ngiyo video ya Vestina ibi nanditse kuri iyi tweet ntabwo wambwira ngo umuhanzi nka Bill Ruzima uyu mujene utabona support yari yose baririmba indirimbo zigize mini nirirwa mbona abayobozi bibaniye bari kumwe n'abantu uzana abatsikutsitsikutsu n'abimyotsi n'ibiki babandi ngabo maze kubona Minister mu biganiro mu nama nta nama araje amavuga ku bahanzi ngo areke kuvuga Nessa avuga bano bahanzi baririmba ibintu by'ibitsina gusa ibi bintu bitubi abahanzi nk'aba ngaba bakagenda bagatereranwa baririmba gakondo sindabona babavugaho. Sometimes nagatiye tugira mwatere akajisho kuri ku bantu ku bahanzi ba gakondo. Nyakubahwa Minister mwarebye ku bahanzi ba gakondo mukagira ikintu mubakoraho bro witegereze nta munsi numwe ndabona muri event ya gakondo ubuyobozi bufite inshingano mu muziki bagenda ngo bavuge kuri aba bahanzi. Reka da ibi ntabwo nshaka kubigarukaho reka mbyihorere nari ndi kuvuga kuri iyi tweet nakoze ariko nabonye muyihagira umuntu yirebaho. Ngiyo Twitter aho hejuru ntabwo umuntu nk'uyu mugabo Bill ntabwo ari umuhanzi wakabaye bigenda ngo twe ariko Minisiteri y'Urubyiruko ifite umuziki mu nshingano ikintu bita gakondo bagira ngo ni nk'isi n'ijuru. Tubwire Minisiteri y'Urubyiruko ifite umuziki mu nshingano kuyibwira ku muziki wa gakondo reka da niko kubwira Muventura Gisegeti nta hantu bahurira nayo
ni muri tikizo ni muri bya bindi ngo nabo ngo nubwo ngo murebe ngizo video ziraho ngaho mwegera abahanzi baririmba gakondo bafite ukuntu nabo aba bahanzi begerwe urukunyeva amafaranga atangwa muri ni art music ni art what ari amafaranga ko ari menshi nimwegera abahanzi ba gakondo ministeri y'urubyiruko mwegere abahanzi ba gakondo nabo babone ko bisanga nabo mubitaho ni mubiteza ni muri hip hop ibintu wasanga ariyo politiki iriho yo gufata ibingibi abangaba baririmba ibitsina n'ibiki bose wenda aribo maze kubona ministeri y'urubyiruko minister udushinzwe nk'urubyiruko ariko nacyari umwana nanjye amaze kuvuga kuri aba bantu baririmba bitakaragasi ibi bintu araba promotinga abavugaho arabahendahenda arabagoragoza ngabo yabashakiye amafeva zishya kuririmba ngibi ariko abana baririmba indirimbo zifatika indirimbo dore niba bisanga mu bibazo mwagiye muganiriza aba bana ibintu byo kugira amaranga mutima niba mukunda hip hop mwaretse mugafata abahanzi bose mukabagira iki natambukaga naringiye kuvuga kuri iyi tweet ntabwo byo byanzanye nibereye kuri tweet za ntuza kuri Dorcas n'ukuntu yanditse na tweet yanditse iteye ubwoba ariko nyakubahwa minister urabize ngukunda nk'inkimwe ndagukunda cyane ariko witegereje aha hantu n'ukuri kw'Imana ibi bintu biteye agahinda ku rundi ruhande Godfather nyuma yo kubyitegereza igihe kirekire nk'inyana yimbwa ibimpamagara nk'uyu nguyu ubwo ni muntu kikweri reka mwumve mureke mwumve Hello? Yo, Brad. Bite? Ifisi meze bite? Ni sawa urinde? Nyankufutse. Utuye he? Uherereye he? Arizona. Turaziranye? Ya, turaziranye. Muri Arizona nisanga he nona? Aya masaha? 4 AM. Saa 10 za mu gitondo ugafata telefone ugahamagara umuntu mutaravuganaho na rimwe. Mujye mugira ikinyabupfura genda wandike. Stop! Genda wandike ntabwo uhamagara aya masaha. Saa 10 uhamagara umuntu w'umugabo utazi ibyo arimo mutafitanye gahunda. Stupid. Kwitwa n'inkuba. So, how come abantu umuntu aragenda akagera naje muri Amerika atazi ikintu bita communication ugahuruduka telefone wa video call kuri kw'Imana. Reka tugaruke ku kiganiro. Sifite twige communication. Reka mbere yuko tugaruka kuri ibintu bya Dorcas ibi bintu ntabwo ndi hashi but we have to know how to communicate. You cannot kuri video call saa 10 za nijoro agafata telefone wa reka nkomeze turasaba nyakubahwa dukunda umuziki biratugora ibintu kuri kandi kwambaye ukundi iki kintu ntabwo ari cyiza kankuboroke maze kunshurikira udutoki birenze rimwe wa pumbafu kamaze nkuboroke Godfather ibintu ntashobora kwihanganira ndakuborotse manzo uva aho ngaho ugende fata broke ntuzongere ugaruka ukundi niba muri kunyumva mwabantu mwe ikintu mvuga kandi nshikamyeho mbere yuko tuza kuri iyi nkuru iteye agahinda ariko turi buze kugarukaho biteye ubwoba turaza gukina amajwi y'ibi bintu maraza kubyumva reka manze ngaruke kuri uyu musore bita Billy niba hari amafaranga atangwa ngiye nabwiye mu mpeni mbere tuyisenge nababwiye ko umuntu bita Tuyisenge Intore va mu bintu byo kuyobora abahanzi kubabera umuyobozi no kumenya ibibazo byabo ntabyo ushoboye Tuyisenge ibintu birakurenze bireke bro ni mundebere uyu muntu murebe iyi mpano yigendera ngiye ibyo mvuze ibintu nta maranga mutima bishyiramo ni izina ry'Imana ngiyewe binashobotse nta maranga mutima babishizemo ariko umuntu nka Billy uyu mugabo ntabwo ari umuntu ni impano yigendera ariko ko badashobora kubona abantu bamwegera ngo abone support yariyo yose nibo bisanga bari agakora indirimbo ya mbere indirimbo ya kabiri ya gatatu kugeza ku ndirimbo ya 10 nta muntu n'umwe ushobora kumusupportinga nta muntu n'umwe ushobora kumuhamagara uyu muntu azabuzwa n'iki kwiheba niba ikizere cyari agifite mu kuririmba ntabwo abana ruko arabanyangizo ariko ko bafashe music bakayihereza ministeri y'urubyiruko munyereka ahantu hamwe ministeri w'urubyiruko ari kumwe ministeri w'urubyiruko ufite umuziki mu nshingano ari kumwe n'abahanzi ba gakondo ntaho
ari kumwe n'aba Bushari, ari kumwe n'aba Nesa bamwe baririmba igitsina, ari kumwe n'abantu baririmba ibitakaragasi. Ariko niba ministeri mu nshingano ifite cyangwa mu byo muri gahunda zayo igomba kupromoting ibishegu n'ibiririmbo by'aba hip hop gusa, aba bana ba gakondo sindabona uyu mugabo yitabira ministeri y'urubyiruko, sindabona aho ministeri y'urubyiruko bitabira igitaramo cya gakondo. Kubera iki mudafatana gakondo mukayihindukiza ijisho mukayireba aho ministeri y'urubyiruko kamufite kwatobizi. Mwegere aba bana mubiteho biri mu nshingano zanyu. Urimo kunyumva? Murebe video, ngiye video, murebe iyo video ya ministry ngiye aho ngaho hejuru nayishyizeho. Murebe video, murebe abantu ari kuvugaho, hanyuma murebe aba bana b'abahanzi, mwafasha abahanzi bose n'abangaba bagakondo mukabakomanga mukamenya ibyo baririmba ko bose baririmba ibintu byubaka. Hip hop niyo dukeneye kurusha abantu baririmba gakondo kandi baririmba indirimbo zitwubaka no kurusha ibintu by'ama hip hop. Ntabwo ndi gukasa hip hop, ntabwo ndi kugira, ariko numvaga ko ministeri ifite mu nshingano mwakafasha abahanzi bose kimwe mukanabegera. Ntabwo abantu bajya bisanga muri situation barimo, ariko n'abantu bafite impano tubona zihari ariko bategerwa. Ntabwo nabakwebye abantu kuri TikTok, ntabwo nigeze bakwepa ngiye kugaruka mu kiganiro, nuko nakoze tweet. Iyi tweet nyikoze nona isha mufite ariko Imana ibona ibizaguruka ikabica amababa. Ariko murabesha account yanjye nimara kuba active nzongera ngaruke. Imana ibona ibizaguruka, ngewe ntabwo nzigera nyiri ruhande ibintu nkuko mbibona. Urimo kumva ntawe rya kwa nyina Godfather mbere yuko nza muri ibi bintu nabanje kuva kureka kurya, mbanje gusaba. Nditunze n'umuntu w'umugabo witunze, nta bukode mbamo. Mureke nkoresha ijwi mvuga ibiriho. Urikunyumva? Aba bana bakeneye support. Gakondo ministeri y'urubyiruko ifite umuziki mu nshingano, abahanzi ba gakondo ntabwo ikibikoza. Abayobozi bo muri ministeri y'urubyiruko bikundira hip hop, nibo bafata bonyine, nibo basupportinga bonyine, ntabwo bajya biteza gakondo. Ntabwo ndababona. Uretse ministre w'ubwanya n'abahanga niwe ujya kubyivanga makajya gufasha abantu ba gakondo, nkabona ari gufasha abahanzi bose. Ministeri y'urubyiruko, ministeri y'urubyiruko ntijya yikoza gakondo. Reka da, abantu baririmba kinyarwanda ni hip hop, sikizo n'ibindi. Ministre mudo n'abangaba mubegera nabo nabana nk'abandi. Reka mveyo amakuru ariho, ariko hano nkaba mfite indi nkuru mbere yuko njya mu nkuru za ntuza, mu nkuru za Dorcas no gutandukana n'umunyamahanga we. Mureke gatoya tugaruke hano gatoya buro, mureke tugaruke gato. Nyuma ya Biri uyu munsi ashobora kugeza imbere y'ubutabera, yarafashwe. Uyu Biri Ruzima, uyu nguyu yafatanywe agapfunyika k'urumogi. Biri nyuma yo gufatanya agapfunyika k'urumogi ngaka agapfunyika k'uburozi, sorry k'urumogi, mwakabonye? Nguru urumogi bafatanye Biri. Hama Biri nguyu kankwereke, dore nguyu Biri buro. Uyu Biri uri kunyumva? N'umushuti wawe wamubonye? Ndebera Biri buro, uyu ni umuntu ufite impano iteye ubwoba. Uri kunyumva? Muramubona? Uyu ni umutipe w'umuhanga. Ahanga tuvuyeyo gatoya. Ministeri borobyeroka ndababwiza ukora babajene bo muri gakondo mujya mu birengagiza. Ibi ndabivuze ngewe nitwa Godfather. Urimo kunyumva niba ngize ibigize mw'ibyaha muze kunyihanganira, ntabwo ngiye nakora ibigize ikosa, ariko iyo tugeze muri ibi bintu urukumva, iyo tugeze ministeri mufite ibintu mu nshingano zanyu, ministeri y'urubyiruko, okay, iyo tugeze kuri Tuyisenge ntabwo njya mubara. Tuyisenge iranita yitufite, uzave muri ibintu by'umuziki byo kuyobora abahanzi, ntabwo ari ibintu byawe. Ntabwo capacity ufite yo kubara abahanzi b'abasazi, bivemo bashaka undi muntu ubikora. Ariko nitugaruka noneho ngiye nari nishimye mvuga ubwo music cyangwa industry ubuhanzi babushyize muri ministeri y'urubyiruko, impano tugiye kujya tuzibona zinasigasirwe. Bro, munyumvire uyu muntu, munyumvire impano. Umva hano murebe Biri, mundebere, reba hano, ndebere impano bro, reba. Wasozaga gukina utakani wabo tatagira wabo urutoki. Reba impano.
nanjye nijyane iwacu ndafite iwacu ni mw'ijoro yo niko numvise baririmba. mwamubonye tuvuye habiri ubu turi kuvugana mu ndebere bro he end up ndebere ukuntu umuntu arangiye dore ntabwo okay ntabwo ibingibi ngiye kuva ko wamwesheje runo rumogi ariko tugaruke gato turi kumwe tugaruke gato aba ni abantu batabona support n'izina ry'Imana ntabwo umuntu nka minister cyangwa urwego ministeri iramutse yegereye impano nk'izi ngizi ikabaganiriza ntabwo uyu muntu yakwirara ariko uyu mujana akora indirimbo imwe mugende murebe Ruzima bro YouTube channel ifite 3,000 afite YouTube channel ifite 3,000 byonyine ikintu tuvuga ni ukuvuga ngo umuntu nka Ruzima urukunyumva Ruzima umuhanzi nk'uyu nguyu niba bavuga ko bareba impano ministeri y'urubyiruko tuzi ko bashyiramo amafaranga urimo kunyumva ubuhanzi ati bashyiramo amafaranga Imbuto Foundation ya His Excellency ya Nyakubahwa Jeannette Kagame umudamu wa president mu Imbuto Foundation bashyira amafaranga muri ibintu byo gushaka impano none mujya gushaka impano nzima gute izindi nshyashya n'izihari mutazikoraho mutazireba muri video uretse gato ngiyi video hano muri video minister ibindi kuvuga muze ntabwo ni igitekerezo cyanjye murasiga impano nka Ruzima ngo mugiye kujya gushaka impano cyasha gushaka impano cyasha mugafata amamiliyoni n'amamiliyoni mukayarunda muri ibyo bintu ariko mwagiye muri kutubeshya amafaranga atangwa muri Rwanda ati aya mafaranga muri ministeri aya mafaranga aribwa ubusa so tugende gake niba mudashobora gufata impano nk'iya Ruzima nk'iyi ngiyi umuntu akabaca mu myanya y'intoki ntawe umwita ntawe ushaka kumumenya sindabona hari konsere y'uyu nguyu ministeri y'urubyiruko nta nubwo sindira mu mentioning ngaho mwahamagaye banesa mwahamagaye babushari abayobozi bo muri ministeri y'urubyiruko mugira amaranga mutima mugafana ibyo mwikundira mwibera mu maranga mutima yanyu mufana narabibonye n'amaso yanjye mu gihe cyasaga Zabiru hano niboneye ngiye gutanga ubu buhamya murabizi ko mugira amaranga mutima mufana ibyanyu ngewe nakoze projet hano Godfather nakoze projet mu gihe cyashize sindibuze kuvuga iyo ariyo ndayikora projet ndayohereza iragenda ibabe nyihereza agomba kugera nyohereje muri ministeri y'urubyiruko barayanga ngo ngiye ngo ndacumika Bruce Melody Parisi ni gute muzayobora kandi mushanga amaranga mutima so ibi bintu rero Ruzima ntabwo n'izina ry'Imana uyu mujene yaza tumurekewe nkawe nk'umuntu tuvuge ku mpano impano ye mwigeze muyireba mwigeze Ruzima n'izina ry'Imana ntafungwe ajyanwe muri rehab ibi ngibi ndi kuvuga ni ukuri Ruzima bamujyane muri rehab hanyuma musigasira ibihangano bye musigasira impano ye n'ibihangano bye none amafaranga ashyirwa muri ministeri y'urubyiruko yo kwita ku mpano yaba amaze iki mudashobora kubona nk'iyi mpano nk'iyi ngo muyiteho murebe ibimurimo hanyuma noneho musigasire I'm sorry ngiye kuva kuri iyi topic ngiye kwisura kuri topic ya verisi iyi topic ntabwo ngiye Ruzima rero yari yanzanye ntagenda agiye kubazwa niba yakoze ibigize ibyaha aragenda abazwa ibindi nk'abanyarwanda ariko Ruzima impano imurimo kandi dufite ministeri ishinzwe gushaka impano harimo iyo programme uyu niyo mwari guhera impano yo mukayibona mukamuha courage izo courage zikamutandukanya n'uyu mwanda yisanzemo ibi bintu babyisangamo kuko impano yabo izima kandi hari abantu bagomba kuyireberera ariko twagiye tureka Ruzima zize kutitabwaho kandi noneho hari amafaranga agomba kwita ku mpano akajya kuzicukumbura akazizana akazisigasira ndababwiza ukura amafaranga muri Art Rwanda mujya gusipenga muri gushaka impano iyo mpano muzayivana kuba marayika bavuye mu ijuru badasoka badasura bidakunda niba iyo mpano ngibi biganiro nafashe iyi video umuntu yampaye none se niba minister ugenda ugafata ikiganiro nk'iki nukuri tuvugane ngiyo video hejuru uje imbere y'imbaga y'urubyiruko gutya ntabwo ndabona minister ari kuvuga ku rubyiruko ari kuvuga kuri gakondo nta na rimwe none se ministeri y'urubyiruko ifite music mu nshingano ifitemo hip hop gusa ntabwo ushobora kuvuga kuri gakondo aha ndwiva sinshaka kuvuga mu bya politike reka mveyo
ariko mujye mureka amarangamutima niba ari ubuhanzi abantu bose biyasangiye